reka mbabwire impamvu umwana w'Imana adashobora gukena. Icyambere, isi nibizuye n'ibyo Uwiteka. Wansobanura ukuntu so ari we nyiri ibintu, ukaba wowe uri mwene, ukaba wowe nta kintu wibitseho, nta n'ikintu ufite, nta n'icyo uhagaze. Pa eshatu zituma winjira muri destiny yawe nizihe? Iya mbere, purpose. Iya kabiri, potential. Iya gatatu, promises. Abakire ntago batekereza nk'abakene. Iyo umukire ari kureba abantu bambaye ibirenge, ahita abona ari abakiriya b'uruganda rw'inkweto. Umukene yabona abantu bambaye ibirenge, akabona abakene badashobora kugira icyo bamufasha. Abakene bahora bikuba ku bakene, babashaka ibitekerezo, barangiza bakajya gushakira amafaranga ku bakire. Abakire bo bikuba ku bakire cyane, bakabashakira ibitekerezo, bakajya gushakira amafaranga mu bakene. Ibyo nubyumva hehe n'ubukene. Fisha maneno. Ni wumva umuntu agenda yirahira ngo yagize ubukwe bwiza, ugiye utekereza kuri guest gardening. Duherereye Kicukiro ku muhanda ujya Burarirwa. Iyo uhagaze ku kabenzi uburebana n'icyapa cyacu kuri ako gahanda k'igitaka, duri ku gipangu nimero ya 2. Twatsindiye isoko ryo gutanga serivisi nziza ku bijyanye no kwakira ubukwe n'ibindi birori bitandukanye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord Jesus. Njya amazina na Apôtre Mutabazi, ikiganiro ni ijambo ribohora. Murabizi neza yuko dutangira twatura kwizera kwacu. Nizera ko ndi umwana w'Imana. Navukiye gutegeka isi. Mfite ubutware, mfite ubushobozi nk'umwana w'Imana. Navukiye gukura abandi mu makuba. Navukiye gukemura ibibazo by'isi. Ahari ikibazo hose mpazana ubwami kigakemuka. Muri nge, mu bitekerezo byanjye, mu mutima wanjye harimo ubushobozi isi itazi bwo kwikemurira ibibazo. Ndi umukoresha, si ndi umukozi. Abantu bose barankunda kandi nanjye ndabakunda. Ubushobozi bwose burakusanyika impande enye z'isi kugira ngo buze kumfasha gusohoza umugambi w'Imana. Hari abantu benshi hirya no hino bahari kugira ngo bahuze nanjye, bakorane nanjye, bankorere dusoza umugambi w'Imana ubwami. Amen. Turacyari mu gitabo cya Yosuwa, ibice byaho, igice cya mbere umurongo waho wa 8. Haravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Ushize twavuze ku mbaraga zo kwatura. Kandi ibuka yuko nubwo mfite akagripe ariko nari nabemereye ko uyu munsi ndabigisha ku gace bita Reticular Activating System, RAS. Wanditse muri Google RAS, wanditse muri YouTube RAS, cyangwa se ukandika Reticular Activating System. Barakwereka gace k'ubwonko gafite inch 2, gafite uburebure cyangwa se igipimo kingana na inch 2. Ako gace niko kayungurura ibyinjira mu bwonko. Kubera iki? Ubwonko bwacu mu gihe kitarenze umunota umwe buba bwakiriye bytes miliyoni 8 z'ama information cyangwa se z'amakuru. Ubwonko bwawe wowe nkurikiye mu gihe cy'umunota umwe wonyine buba bwakiriye amakuru angana na bytes miliyoni 8, ibyo twita gigabyte, megabyte. Iyo tuvuga ngo turugura ama mega, nubwo buryo bwo kubaramo uburemere bw'amakuru. Amakuru rero yinjira mu bwonko mu munota umwe abangana na bytes miliyoni 8. Hitubara iminota iba mu munsi ukube n'ukwezi kumwe cyangwa umwaka umwe, urasanga ubwonko bwawe butagize akantu kayungurura ibyinjiramo, bwakakira amakuru yatuma bwuzura cyangwa se ugasazira umwaka umwe. Icyo ubwonko bukora ni cyase, icyo Imana yakoreye ubwonko ni iki? Abashakashatsi bo muri University ya Harvard yo muri Amerika mu 1949 bavumbuye yuko nyine ubwonko bufitemo ako gace kitwa Reticular Activating System, gaprogram ubwonko, bityo hakajya hinjiramo amakuru makeya ugeranyije n'aba yaje. Amaso yawe mu gihe cy'umunota umwe yinjiza megapixel 300. Ubwonko icyo bukora, ako gace nge nkita kaginga, ariko
ako kaginga k'ubwonko kitwa RAS, reticular activating system, gafata ya makuru kakagenda kayajonjora, kagakurikiza ihame ryiza ariko rimwe na rimwe riba ribi, ryitwa ngo ibi ni ingenzi kuri uyu muntu, ibi si ingenzi kuri uyu muntu. Ninde ugena ibyo ako gace kita ingenzi n'ibyo kita katari ingenzi? Ni wowe, it's you. Ariko nanone ubwonko bwacu bw'iprograma par défaut, bw'iprograma, ugasanga bene wanyu, satani, abazimu, abaturanyi bawe ubizi neza ko batagukunda, ba bantu mwiganaga, abarimu bakwigisha nibo baprogramya ako gace. Umwarimu arakubwira ngo kubera ko wagize 0 mu mibare ngo uri umuswa, ntuzemerere yuko iyo setting ijya mu bwonko bwawe, kubera ko ntago uri umuswa. Umva impamvu utari umuswa, nyigusobanure kandi icyo tukiveho. Twaremwe mu ishusho y'Imana, icyo ni kimwe. Icya kabiri, Imana n'umukozi w'umuhanga, bivuze ngo Imana ubwo ari umukozi akaba atari umushomeri, nanjye sindi umushomeri, ndemye mu ishusho yayo. Imana ni umuhanga ubwo atari umuswa, nanjye sindi umuswa. Haleluya, ndakubwiza ukuri, sindi umuswa, sindi n'umushomeri. Ibyo bintu nta nubwo wabishyira mu mutwe. Niyo namburaye 5 mu cyumweru, ngomba kuburara mfite kwatura kwiza, ngomba kuburara attitude ivuga reka mbabaze, inote ya 5 iyo ijugunye mu mase ivamo ari igiceri cy'ijana, ivamo ari inote ya 5. Ntuzemere yuko amagambo abantu bakubwira n'ubuzima ucamo n'amateka yawe ntago bigomba kuguhindura value. Ugomba kwiyumva nk'uriwe, ntago ugomba kwiyumva nk'undi. Haleluya, haleluya, haleluya. Dukunda kuvuga ngo turabami n'abatambyi. Umwami ntago aba mwami ari mu gihugu cye wenyine. Dawidi yigeze ahunga igihugu cye. Ntago ari ubwa mbere twumvisha umwami ava mu gihugu akajya mu kindi. Nta nubwo ari ubwa mbere twumvisha umwami na Haile Selassie bigeze bagira igihe n'abantu bigeze bagira igihe cyo gusohoka mu gihugu cye. Iyo umwami yasohotse mu gihugu cye agatakaza igihugu cye, akomeza kuba umwami. Nimba rero tuvuga ngo turabami, nitumenye na attitude ijyana n'ubwami. Umwami aba umwami forever, avuka ari umwami, ntago agirwa umwami nuko yamaze kwambara imyenda ya gisirikare, cyangwa se ngo ajye gutera igihugu, cyangwa se ngo yicare ku ntebe ajye kuyobora. Umwami mu Rwanda ko nabanga avuka n'imbuto, ngo umwami avuka muri we ari umwami. Ntago aba umwami yaramaze kuvuka, nta nubwo aba umwami amaze imyaka 10, nta nubwo iyo atakaje igihugu ava ko atakaza icyo bita kuba umwami. Ntago umwami agirwa umwami nuko afite abantu. Afite abantu ni umwami, abatakaje ni umwami. Afite igihugu ubutaka ni umwami, atagifite ni umwami. Turabame mu izina ryande. Haleluya. Yes. Ngibiri muri kitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha. Ndababwira impamvu nababwiye kuri ako gace, nicyo biratumarira. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Ese guhamya amategeko y'Imana n'akanwa kacu bimaze iki? Abazaniwe ngo grace, ubuntu. Nguha gusa narumiwe. Amategeko ngo yarazanywe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Kristo. Ariko ikindi kintu abantu batajya bamenya nuko ubuntu iyo butubera umuryango n'irembo ritwinjiza mu bwami, kandi nta bwami bugengwa na grace, nta bwami bugengwa n'ubuntu. Buri bwami bwose bugira amategeko abugenga. Imana ibwira Yobu, iramubwira ngo amategeko ayobora ijuru urayazi. Mbese tuvuga ngo ibyo ushaka bikorwe mu isi uko bikorwa mu ijuru. Mu ijuru rero hari amategeko ahayobora, ntago hayoborwa na grace. Nese Yesu nicaye iburyo bwa Data, ariko ntago hayoborwa na grace. Nimba ushaka kwinjira mu bwami bw'Imana, amategeko y'Imana ntago uzayeshapa, nta nubwo uzayakwepa. Icyakora uzamenya ko hari amategeko y'imirimo yasohoreye ku musaraba. Iry'ibitambo, Yesu niwe gitambo cy'ukuri. Isabato kumwizera niko kuruhuka imirimo itegetswe n'amategeko. Haleluya rata. Isabato n'umunsi uruta iyindi rata. Reka twinjire. Ejo nzaba ndi muri deba n'umuntu wahoze ari umuvuga butumwa gahinduka umusiramu, turi kurebera hamwe nimba koko Bibiliya yaba mu gutegeka kwa kabiri ubwo yavuga ngo Mose yavuga ngo Imana izawereza undi muhanuzi umeze nkanjye, yaravugaga ndetse ubwo n'uyu munsi kubera ko ikiganiro no kwa gatandatu kimuri kukigezwaho na deba kandi nayikoze uyu munsi kwa gatandatu, ubwo sinzi igizasohokera kuri channel biti Cyizere TV y'abasilamu basangira ngendo. Ubwo rero ku mpano nibitseho yo guharira cyangwa se kujya impaka n'aba Paulo ngo bajyaga bamara umunsi wose bajya impaka n'abayuda, hari igihe bangombwa nyine
tugende turebere hamwe ko iyo bivuze ngo umuntu arashaka kujya impaka aciye muri Bibiliya, Mutabazi abahari kugira ngo ibintu bisobanuke neza. Ngo aya mategeko ntuzigere urorera kuyahamisha akanwa kawe. Ese guhamya amategeko y'Imana n'akanwa kawe bifitanye isano yihe no gutsinda kwawe? Kuko hasi muziki ijambo risoza rivuga ngo nibwo uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Tubona ko mu Cyongereza bavuze ngo then you will be prosperous in all your ways, then you will be successful in all your ways, then all your effort will be crowned with success. Ngo imbaraga zawe n'ishyaka ryawe rizashumburwa cyangwa se rizambikwa ikamba ryo gutsinda n'ubutsinzi no kugera ku ntumbero n'intego zawe. Reka ariko uyu munsi ndashaka kubigisha mu buryo buri scientifique et technique, tactique. Ni gute kwatura amategeko y'Imana, ni gute amagambo ari mu gice cya mbere cya Yosuwa ashobora kutugeza ku kuba twatsinda mu nzira zacu zose. Bibiliya ikavuga ngo niwitondera amategeko yanjye ukayatura ku manywa na nijoro, Gutegeko 2:28, ukayahamisha akanwa kawe akaba ariyo wibwira ku manywa na nijoro, nturorere kuyahamisha akanwa kawe, ibitekerezo byawe. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo and meditate on it day and night. Meditate, ugakora meditation ku mategeko y'Imana, meditation ku mategeko y'Imana. Ese umuntu akora meditation ku mategeko y'Imana, agakora meditation ku buntu bw'Imana, agakora meditation ku magambo y'Imana, agakora meditation ku byanditswe muri Bibiliya, bihindura bite ubuzima bwe? Ndashaka kubasobanura mu buryo buri scientifique et technique, mu buryo buri technique, ko byose bikorerwa hagati y'aya matwi abiri, between your two ears. Ni gute aya mategeko y'Imana akugira umuntu udasanzwe, akugira uwo waremewe kuba we, yongera kugusubiza mu ishusho y'Imana. Oh haleluya, ye baba we, akongera ugasubira mu ishusho y'Imana. Imana ngo ni urukundo, ukongera ukaba we. Ntabwo ufite urukundo. Njye Mutabazi ntabwo nshaka kugira urukundo, nshaka kuba urukundo ku buryo unosha hano ugasanga ni urukundo unosheho, washomba urutoki hano ugasanga urujombye mu rukundo, ugasa urukundo ko twaremwe mu ishusho y'Imana. Kandi ngo rata ngo twongera gushushanywa n'umwana wayo kugira ngo abamuvuka mbere mu bavandimwe benshi. Uri umwana w'Imana, ariko urukundo rugomba kuba ruri kuva mu rwara rwawe kugera mu musatsi wawe. Urukundo rw'Imana rukaba ruri muri wowe, ukarukunda bene so. Hari umuntu wavuze ngo it comes vertically and it goes horizontally. Urukundo rw'Imana ruza muri twebwe. Bibiliya mu Baroma 5 aravuga ngo kubw'umwuka wera twahawe, ngo urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Umwuka w'Imana nimba ari muri wowe, urukundo rw'Imana rugomba kugaragarira muri wowe. Kandi amategeko y'Imana ntagarushya, niko Yohana yavuze ngo kuko umuntu wese wabyawe n'Imana akongera kugira rwa rukundo rw'Imana, ngo amategeko y'Imana nta murushya, ngo icyabyawe n'Imana cyose kineshe isi. Urukundo Imana yaguteretsemo kubw'umwuka wera wakiriye rubasha kwitondera amategeko yose y'Imana. Wowe wikumvira amabwira kubwira ngo ntiwakitondera amategeko y'Imana. By grace ushobora kwitondera amategeko y'Imana, by believing, kubwo kwizera ushobora gukora iby'Imana itegeka. Ariko reka mbabwira ikintu gikomeye, ntago nitondera amategeko y'Imana kugira ngo njye mu ijuru. Icyo kintu babikibigishe nabi. Njyewe nitondera amategeko y'Imana kuko ndi umwana w'Imana, c'est tout. Kuko ntago nitondera ibyo muze wanjye yambwiye kugira ngo mbe umwana we. Njyewe nsanzwe ndi umwana we, hari n'ibinyanga byinshi nzi namukoreye ndakomeza mbe umwana we. Ariko ntago ibyo ngibyo mbyirata ngo mbwe ngo nejo nzakora ibindi bikosa, ahubwo niyo nibutsa ayo makosa nakoreye muze wanjye ndababara, nkumva mbuze naho ndeba, nkumva nakora byinshi kugira ngo muze wanjye anyishimire, ariko ntago nkora byinshi kugira ngo muze wanjye mbe umwana we. Nimba uri gusenga uvuga ngo pater hemon ho en tois la nois, data twese uri mu ijuru, our father who art in heaven. Iryo jambo ryo gusenga uvuga ngo uri data, menya yuko uri umwana wayo atari kubw'ibyo wakoze, uri umwana wayo kubwo kwizera, uri umwana wayo abamwemeye bose bakizera izina rye. Ariko reka mbabwire, nimba izi nyigisho ushaka kuzazikoresha kugira ngo ejo wongere ukore ibyaha, ukomoka kuri so Satani. Nimba ufite inyota y'ibyaha iguharagata, ntago urabyarwa bwa kabiri n'amazi n'umwuka.
ariko niba ufite inyota igukurura gukiranuka ugashaka gukora ibyiza bikagutanga imbere kubera yuko mu mwuka uri umukiranutsi ariko muri subconscious in the subconscious mind uracyari mwene rukara rwa bishingwe in the mind conscious mind uracyari mwene rukara rwa bishingwe ukeneye kwezesha umutima wawe kumvira ukuri ukeneye kugira ngo ibara ry'ubugondo ni ubugondo bw'ingwe cyangwa se ibara ry'umunyetiyopiya rigende rikuvaho ikoreshejwe mu korogo y'ijambo n'umwuka w'Imana no gusenga no kwizera no kumenya neza icyo ngicyo uri mu murongo muzima. Reka tuziga ijambo ry'Imana. Abantu bibira barayifashe bararyagagura bakubita hirya bakubita hino baracagagura ibintu byose bakubita hasi ariko ibyanditswe byera ijambo ry'Imana nizima rifite imbaraga ritanga ubuzima ritanga gusa n'Imana mu izina rya Yesu. Dawidi aravuga ati nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kubera ko ubwo nari nararibitse mu bwonko bwanjye nagucumuyeho nzana umugore wa Uriya nangije nicisha Uriya ariko maze kubika ijambo ryawe mu mutima wanjye sinkigucumuraho mfite gukira kubw'icyubahiro cy'Imana. Umwana w'Imana uzasome muri Yohana wa mbere ibice 3 uzasanga hano bavuga ngo nimba udakiranuka cyangwa ukune mwene so ntago uri umwana w'Imana. Abana b'Imana barakiranuka, abana b'Imana barakiranuka ariko ntago bakiranuka kugira ngo bajye mu ijuru, bakiranuka kuko ari abakiranutsi. Ngo umva, haleluya, ngo ukiranuka niwe mukiranutsi, ngo nk'uko uwo nguwo ari umukiranutsi. Uwo bavuga ni Kristo. Kristo ntabwo yakiranuka kugira ngo abe umwana w'Imana ahubwo yakiranuka kuko ari umwana w'Imana kuko nta cyaha cyari kimurimo. Haleluya. Usiga ikikwirukanka ntabwo usiga ikikwirukamo. Iyo umaze kuba umwana w'Imana icyakwirukankangamo kiratakara kirahambwa cyicwa n'imbaraga gisigara muri yamva ukazukana. Iyo tubatizwa ni ugupfana na Kristo no kuzukana nawe. Ariko hari abantu njya nibaza ntiyageze muri yamva ahubwo ni uyu muntu yageze muri yamva uretse n'ubango yazukanye na Kristo uyamva yayigezemo. Reka twihute tujye muri aya magambo yacu dusoze dusigaje iminota 10. Ngibiri muri kitaba cy'amategeko ntukarorere kubihamisha kanwa kawe ariko si ukubihamisha kanwa kawe ngo uzajye mu ijuru ahubwo no kubihamisha kanwa kawe kugira ngo utegeke isi no kugira ngo wongere usubirane ubutware wari ufite muri Adamu ngo mubyare mwororoke no kugira ngo wongere ubyare. Ariko nimba kubyara wikumva sperms wikumva umwana wikumva baby wikumva overe ngo mubyare mwororoke mwuzure isi mwimenyereze ibirimo mu yitegeke. Subdue the earth and have dominion. Muri Kristo Yesu ro twahawe to subdue the cosmos. Haleluya. Muri twe harimo ubushobozi bwo kuyobora cosmos. Yesu abwira umuyaga ngo tuza ceceka hagarara. Impamvu twatuza akanwa kacu amategeko y'Imana no kugira ngo ubwo butware butugarukemo mu izina rya Yesu. Baba we Adamu yajyaga amanuka hejuru y'umugezi bita Gihoni Pishoni agakanagira hejuru ya Idekero agahita acinya akadiho akabwira Eva ati nawe ngwino, come here be, ngwino be, nta kibazo be. Adamu na Eva bari mu munyenga w'urukundo bafite ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka ibyatsi bikuma bagategeka igiti kikuma nk'uko Yesu yategetse. Niyo mpamvu Yesu yitwa Adamu wa kabiri, nuko ibyo yakoze byose Adamu wa mbere yari afite ubushobozi bwo kubikora kandi ubwo butware bwari bumurimo. Nibwo iyo twizeye Kristo twongera gusubizwa. Aravuga ngo abanyizeye bose mvugira ngo amina nkomeze. Abwira ngo bamwemeye n'abamwizera avuga ngo umuntu unyizera imirimo nkora nawe azayikora kuko njya kwa Data. Ubushobozi bw'ibyari biri muri Yesu yakoze bwose buri muri wowe, ariko ntago buri muri wowe kugira ngo uzure abapfu, nta nubwo buri muri wowe kugira ngo ugende hejuru y'amazi, ahubwo buri muri wowe kugira ngo ukore ubwato bwa version isi itigeze kubona. Ibyo nibyo mwita prosperity gospel, ariko abantu mwaravangiye abanyedini sinzi ukuntu muteye. Ubushobozi bwari muri Yesu bwo gutegeka umuyaga buri muri wowe kugira. Ese mwari muzi ko tsunami uriya muyaga bawukoreye kuri Miami Beach bawukoze mu buryo buri scientifique, ntago ari umuyaga naturel. Niyo mpamvu iyo turi muri Kristo Yesu tujya twama twisirimbira abanyedini bari kwicwa n'inzara. Ubushobozi kabash buvuga ngo subdue the earth. Subdue bisobanura to outweight, kugira ibiro biruta iby'ikintu. Nuvuga ngo turusha ibiri byatsi. We outweight the wind, we outweight the water, we outweight la force de pesanteur. Dufite ibiro biruta ibya force de pesanteur.
niyo mpamvu Yesu ubwo yari abasanze amaze gusubizwa ubwiza bwe yaciye mu gikuta, ntago yakomanze. Abizera Yesu mufite ubushobozi bwo guca mu gikuta, ariko nimba ivuga urashaka guca mu gikuta ngo wemeze abasivili, wemeze abantu bo mu biryogo, ntago ari kugira ngo uce mu gikuta wemeze abo mu biryogo, ni ukugira ngo ubushobozi bukurimo budahagarikwa n'amahame na protocol na principe za ekonomi y'isi. Mu gihe harimo pandemi na lockdown, wowe ushobora gukorera za miliyari ukoresheje amahame yo mu bwami. Ibibazo biri mu isi ushobora kuza ukabibera igisubizo. Icyo nicyo bisobanura kuba umwana w'Imana. Yesu yari umwana w'Imana ahantu hose yageraga hari ibibazo. Iyo yasangaga ngo wayini yabashiranye yarayituburaga, yafataga amazi akayindura wayini. Ufite muri wowe ubushobozi bwo gufata ibintu bisa naho ari bisanzwe ukabibyazamo ibisubizo. Reba nimba umuntu wafashe amazi akayakoramo electricity, agakoramo amashanyarazi, atarajyaga mu rusengero, byaba bibabaje ari n'agahinda. Munyemere twerekeye ku musozo ngo ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Iri jambo nashaka kugira ngo muryumve neza, ngo ibyanditswe mu mategeko nubihamisha akanwa ukanabitekereza, meditation, ugakora meditation ku birimo, ngo nibwo uzashobora gukora ibyanditswemo. Abantu benshi bakunda kwibaza impamvu badashobora kwitondera amategeko y'Imana. Nuko murayasoma ariko ntimuyamedita. Murayasoma ariko ntago muyatekerezaho. Ugomba gukoresha icyo twita imagination. Ugafata amategeko y'Imana ukayademonta pièce par pièce ukoresheje imagination zawe kugira ngo ubashe kuyasobanukirwa, to understand. You cannot do something because you know it. No, you do it because you understand it. You do it because you understand it. Then when you understand it, to do it comes naturally. Iyo wamaze kubyarwa n'amazi n'umwuka, wuzuye umwuka wera, waravuze ku rurimi rwo mu ijuru, ikiba gisige kugira ngo witondere amategeko y'Imana nuko ya understandinga. Abantu benshi bakora ibyaha ngo bashaka gukora ibyiza bikabatanga imbere kuko bumva bashaka imibereho. Ariko iyo umaze gusobanukirwa amategeko y'Imana, wumva yuko muri ayo mategeko y'Imana ariho ufite imibereho. Because you understand it, then you can do it. Kubera yuko yasobanukiwe birakorohera kuyashyira mu bikorwa. Kuko yasobanukiwe birakorohera yuko icyaha kitakwinjirana. Kora ibi urabona biriya. Kuko umunyabyaha akora ibyaha ngo agotomera ibyaha ngo gotomera amazi. Bivuze iki? Biravuze ngo we aba yiyumvamo inyota yo gukora ibyaha, ariko umukiranutsi yagiye gukora icyaha, Satani amubwira ngo kora ikirunguka iki. Ariko iyo umaze gusobanukirwa amategeko y'Imana, usobanukirwa ko nta kintu wakora kiri hanze y'amategeko y'Imana kugira ngo ubone ikiruta icyo wabonera mu mategeko yayo. Imana ibwira Yosura amubwira ngo ujye uyahamisha akanwa kawe, uyatekerezeho, you meditate on it, uyademonte pièce par pièce, ukoresha imagination yawe, uyazenguruka ukoresheje imagination yawe pièce par pièce. Munyemere nsoze gutya, aka gace bita electrical activating system nababwiye kitwa kavumbuye muri Harvard mu 1995, niko kagena ibyinjira mu bwonko n'ibitinjira. Ariko ndikubona nzagasubiramo, impamvu ntakavuzeho cyane, mfite gripe nyinshi, nashatse kuvuga mu buryo butarimo wenda urumva iyo ufite gripe hari uburyo wavugamo n'ubwo utavugamo, ariko Imana ishimwe yabanye nanjye tugiye gusoza. Nukuvuga ngo aka gace iyo kagiye guhitamo ibyinjira mu bwonko, gahitamo kagende kuvuga ngo ibi ni ingenzi, ibi si ingenzi. Iyo amategeko y'Imana rero yafashe ukayamedita, ukajya uyasubirishamo akanwa kawe umwaka umwe, ibiri, itatu, ukayamedita umwaka umwe, ibiri, itatu, utangira kujya utekereza, ibyo utekereje byose bikabanja guca mu kayunguruzo k'amategeko y'Imana. Kuko umuntu atekereza ibingana nuko mu mutima wari. Bibiliya ivuga ngo umuntu avuga ibintu byiza abikuye mu butunzi bwe bwiza buri mu mutima we. Ngiyo umutima w'umuntu ari mubi avuga ibintu bibi. Ngo ibyuzuye mu mutima si by'akanwa kavuga. Nukuvuga ngo dutangira twatuza akanwa ibitari mu mitima, ariko tuba dushaka kugira ngo tubidownloading cyangwa se tubyauploading mu mutima. Iyo tumaze kwauploadinga muri subconscious mind, tukauploadingamo amategeko y'Imana, noneho dutangira kujya tujya gutekereza, ibyo dutekereza byose bikayungururwa n'amategeko y'Imana.
business idea dutekereje ikayungururwa n'amategeko y'Imana, ikaza muri ifite ubushobozi bwa subdue power, ikaza muri ifite ubushobozi bwa dominion power. Rada subdue mu gihe burayo ni kabash, dominion ni rada. Rada ni kuvuga ngo ni ukugira influence. Cosmos bisobanura governing systems, ni ukuvuga ngo utangira gutekereza ibitekerezo to utare vuba cyangwa bitinze bizagira influence ku miyoborere iyoboye isi. Iyo bivuze gutyo umunyedini aba yatakaye, wenga arashaka kujya mu ijuru. You don't understand your Bible. Kandi ikindi kibazo muhora murira ngo murakennye cyangwa murashonje, nta munsi mutazasonza nimwigira abanyedini. Ariko nubu umuturage w'ubwami bw'Imana, isi zagukenera, isi zakwifuza, icyo uzakora cyose izakigura, kandi ntago uzigera buri gitekerezo mu izina ryande, mu izina rya Yesu. Abandi mu gihe bari kubura ibitekerezo, wowe n'igihe udafite amafaranga uzadevelop ibitekerezo bigurisha. Reka mbabwire impamvu murokora atakagombye gukena. Reka mbabwire impamvu oya mvuze umurokore, reka mpindura ijambo nkoresheje. Reka mbabwire impamvu umwana w'Imana adashobora gukena. Icyambere, isi nibizuye n'ibyo Uwiteka. Wansobanura ukuntu so ari we nyiri ibintu, ukaba wowe uri mwene, ukaba wowe nta kintu wibitseho, nta n'ikintu ufite, nta n'icyo uhagaze. Ndakomeza ngo Dawidi yaravuze ngo nari umukiranutsi, ngo none ndashaje, ngo nari umusore none ndashaje, ngo sindabona umukiranutsi arekwa cyangwa urubyaro rwo rusabiriza ibyo kurya. Kubera iki? Abakiranutsi bamaze kuba oya, iyo bavuze umukiranutsi turi kuvuga umuntu ukiranuka kuko ari umukiranutsi. Uwo nguwo kuko gutekereza kwe guca mu miyoboro y'amategeko y'ubumana, Bibiliya iravuga ngo icyo azatekereza cyose Uwiteka azakimanuriramo umugisha, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ngo kandi Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega bye, ategeka umugisha kuba mu byo agerageza gukora byose, azamuvubira imvura. Ngo umwanzi azamutera aciye inzira imwe, amuhunga aciye mu nzira zirindwi. Umuntu wamaze gushyira amategeko y'Imana muri reticular activating system, akaba ari amategeko y'Imana, akaba ari ya programa ako gace k'ubwonko, icyo atekereje cyose abantu baragikunda. Icyo atekereje cyose abona abaterankunga bacyo. Icyo atekereje cyose kiba kiri ku rwego ruhambaye rw'imitekerereze. Munyemerere ngere ku musozo muri ubu buryo. Niyo nta mafaranga ufite, ucuruza ibitekerezo. Muzi ikintu bita think tank. Narababwiye ngo George W. Bush ajya gutera muri Iraq, yari yananiwe kwemeza Congress, ajya kureba umuntu mu Bwongereza w'umufreelancer advisor. Iyo ubwami bw'Imana bukuzuye, niyo utaba wa develop produit ngo uyigurishe, ushobora kudevelop idea ukayishyira ku isoko. Ndagira ngo mbazamure mu kirere kigurisha ama idea mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbazamure mu kirere gifite ibitekerezo bitibeshya, bibasha no gushyirwa ku isoko by'ubwabyo. Ariko n'ingaruka tuziga uburyo aka gace twakubakisha, cyatwaga programa dukoresheje amategeko y'Imana. Abandi bagaprograma bakoresheje amarari yabo, abandi bagaprograma bakoresheje. N'ingaruka tuzakoresha ibintu bitatu, ndagira ngo mubisigarane. Ikintu twita ari eshatu, P, 3P, that we make you step into your destiny. Eshatu zituma winjira muri destiny yawe nizihe? Iya mbere purpose, iya kabiri potential, iya gatatu promises. Ubwo nzaba ndimo mbigisha guprograma reticular activating system, ariyo mpamvu abakire ntago batekereza nk'abakene. Iyo umukire ari kureba abantu bambaye ibirenge, ahita abona ari abakiriya b'uruganda rw'inkweto. Umukene yabona abantu bambaye ibirenge, akabona abakene badashobora kugira icyo bamufasha, ngo shanga uwamuzana Bill Gates akama amafaranga. Mu gihe umukire we ari kuvuga ati uwamuzana abakene kakora inkweto bakambera abakiriya bakazigura. Abantu b'abakiriya bahuye n'abakire bagiye kubavomamo ibitekerezo, bakajya mu bakene bagiye kubakuramo amafaranga. Abakene nibo bafata inzira bakajya kureba abakire bagiye kubashakamo amafaranga. Abakire bashaka abakire bagenzi babo, babashakaho ibitekerezo bizabyara amafaranga. Isoko ry'amafaranga riri mu bakene. Ikintu gisekeje, abakene nibo source de revenu y'abakire, ariko abakene bahora hagati y'abakene
bagashakira ibitekerezo mu bakene, barangiza bakajya gushakira amafaranga mu bakire. Iki nucyumva urahita utandukana n'ubukene. Abakene bahora bikuba ku bakene babashaka ibitekerezo, barangiza bakajya gushakira amafaranga ku bakire. Abakire bo bikuba ku bakire cyane, bakabashakira ibitekerezo, bakajya gushakira amafaranga mu bakene. Ibyo nubyumva hehe n'ubukene. Fisha maneno, ubukene burahita bufata inzira, buzinga umurizo bumanuke. Ari umuntu w'Imana ukunda banga isuka n'agataro ku isoko, bumanuke. Nufata ibitekerezo by'abakire n'ibitekerezo by'amategeko y'Imana n'ibitekerezo by'amasezerano Imana yaguhaye, you mix the promises with the laws with the purpose. Nzabibigisha. Ufata impamvu yo kubaho kwawe ukayiteranyaho amasezerano Imana yaguhaye, ugateranyaho amategeko y'Imana, ukabizunguza mu bwonko, ugacugusa ukuntu Imana yabinyerekaga mu iyerekwa, ugacugusa. Nabonaga ari umugabo, reka mubabwire, witwa Jackson, n'umubishop muri Amerika. Imana haga inyereka amazungu, inyereka mu ishusho ry'abanwari. Yafite akantu mu ntoki arimo acugusa. Yarafite igitabo mu ntoki arimo agicugusa, nk'ucugusa agapipiri cyangwa se kano gapira kavamo amazi ya Nile. Iki ngiki nashaka kukibabwira. Fata amategeko y'Imana, wongeraho amasezerano y'iby'Imana byose yakubwiye, nurangiza wongereho impamvu yo kubaho kwawe. Nurangiza ibyo bintu bitatu: the purpose, the potential and the promise. Nimvuga the potential, wumve amategeko y'Imana, yayandi arekura ubushobozi bw'ubwonko bwawe, yayandi atuma wongera kugira ishusho y'Imana, yayandi atuma wongera kugenda hejuru y'amazi ya Hidekero, ariko utagenze hejuru n'ibirenge, ahubwo ukoze ubwato bwa Titanic cyangwa se bwa version isi itigeze kubona. Numara gufata ibyo bintu bitatu, ucuguse mu bwonko bwawe, ubyibwire ku manywa na nijoro, wongere mu gitondo ucugusemo, wongere uri mugenda mu muhanda ugende ubitekerezaho, wongere uri muganira tekereza ku mategeko y'Imana, medita amategeko y'Imana, atura amategeko y'Imana. Ibitekerezo by'ubumana biratangira kuba muri wowe. Ndetse naho waba udafite amafaranga, wagira ibitekerezo bigurishwa. Ndetse naho waba udafite, nababwiye aho indege nzayikura, narabibabwiye kuko Uwiteka yavuganye nanjye. Nzahagarara ndekura ibitekerezo ngo umuntu w'uruhu rwera witwa umuzungu ibyarasizime bimukamukemo. Ibintu byo kuvuga ngo uyu muntu yaturutse muri Afrika bimushiremo. Isuka n'agataro ku isoko, wa mungane wa muntu w'Imana ahita haguruka avuga ati nkubibye indege mu izina rya Yesu. Uretse ko nateguye icyo nzamusubiza, nzamubwira ni na benzine y'umwaka niwe urayitanga. Indege umana benzine y'umwaka, sinyasheka aho ngaho. Iyo ubwami bw'Imana bwamanutse, ngo nimusenga mujye muvuga ngo ariko se ko nabuza y'inzu. Yes, atari ko buretse byayinzu. None se ko nabuze minervare z'abana. Ese ko business yanjye itari kugenda. Oya ngo nimusenga muvuge ngo pateri, hemoni, ho en toy suranois, data twese uri mu ijuru. Hagia steto onomasu, thy name is holy. Izina ryawe rirera. Eriteto hebasila yasu. Ubwami bwawe nibuze. Gishaka gikorwe munsi uko gikorwa mu ijuru. Twatire kwizera kwacu. Turabana b'Imana. Aho twageze ubwami bw'Imana buraza, kandi hari ubwami ibibazo byose birakemuka. Twe nitwahura amafaranga, twacuruza ibitekerezo. Dufite ibitekerezo bitibeshya. Twavukiye kura abandi mu makuba. Isi iradukeneye, isi iradukunda, isi iratwifuza. Nuturwanya adushakiraho ubuhungiro. Nutatwifuriza ibyiza, akeneye service yacu, akeneye amavuta turiho, akeneye imbaraga turimo. Mu izina rya Yesu, amen. Ubwami bw'Imana buze mu buzima bwawe, ubwami bw'Imana buze mu bwonko bwawe. Nimba hari ikintu abantu bakeneye, Kisi we yaravuze ngo nukugira Yesu ku bwonko. Ariko ibyo wenda sinzi niba bizatuma bagira ingeso nziza. Ariko icyo mukeneye kugira ngo mutunga amafaranga n'ubutunzi n'icyubahiro, nukugira ubwami bw'Imana mu bwonko bwanyu, nukugira amategeko y'Imana mu bwonko bwanyu. Grace ntabwo izana amafaranga. I tell you the truth. Grace ntabwo izana amafaranga. The laws of God brings money, prosperity. Amategeko y'Imana azana prosperity. Ariko grace ntabwo izakugeza, ntabwo izakurenza umutaro. Nushaka kugira power and influence, obey the laws of God. Shout it. Yature ku manywa na nijoro. Yatekerezaho, meditate on it in the mighty name of our Lord Jesus. Msoza, use both sides of your brain. Use your imaginations. Koresha ubwonko bwawe. Tekereza cyane. Ubwonko nta kindi bumaze. Ubwonko ntago burimo amawuwa.
ibirimo iyo biguye muri kaburimbo abantu bose bareba hirya. Ubwonko bushinzwe gutekereza. Amafaranga yabuze, develop ibitekerezo, shyira amategeko y'Imana mu bwonko, shyira amasezerano y'Imana mu bwonko, tekereza ku bwami, nurangiza ucugusa, kuramo igitekerezo, kamura igitekerezo, kijyane ku isoko. Niba kwishyura munsi ya miliyoni 10 ntukibahe. Ndababwiza ukuri, hari igitekerezo natekereje mbwira abantu, nandika kuri status, umuntu urama miliyoni 10 ndakimuha, baranse ku muhenuro. Uyu munsi konti yanjye igiye kujyaho miliyoni 25 kubw'icyo gitekerezo. Ntago muzi imbaraga z'ubwonko bwakira amategeko y'Imana. Ntago muzi imbaraga z'ubwonko bwuzuye ubwami bw'Imana. Ntago mubizi. Niyo mpamvu Yesu nababwira ngo senga ubwonko bwami buze. Urasenga, Mana ndahamagara amafaranga. Niko kuri Prayer Mountain basenga. Njagara cash, njagara sente mukama wange, njagara sente katonda wange, njagara sente. Izo za njagara sente muzishyire hasi, vuga ngo ubwami bwawe buze. Umedita amategeko y'Imana. Umedita amategeko y'Imana. Urukundo, mwami wanjye waravuze ngo dukundane nkuko wadukunze. Bariya ndabakunda, nubwo bariya batankunda ariko ndabakunda, kandi mu kubakunda ndabakunda. Iryo tegeko rimedite, kubakunda, kubifuriza ibyiza, sinzi nzabyigisha ubutaha. Vuga ngo naho ubutaha. Atura ngo akita, atura ngo akire, ubyakire mu izina rya Yesu. Twatuyeho kugira ibitekerezo. Abayobozi b'ibihugu, abayobozi b'amakampani, abayobozi b'ingabo, abayobozi mu nzego zitandukanye baza gushakisha bakakwishyura mu izina rya Yesu. Mu kazi kawe ugomba kurya promotion kubera ko ibitekerezo byawe bingana n'iby'aba CEO batatu bateranyije. Ibitekerezo byawe kubwo kumedita amategeko y'Imana, kubwo kunyungutana mukundane nkuko nabakunze, kubwo tekererezamo, kubwo kuzana ubwami mu mutima wawe, in the subconscious mind. Iyo utekereza, imigezi y'amazi y'ubugingo itemba iva mu nda yawe, kandi ibyo ni ibitekerezo bihindura isi. Ibyo ni ibitekerezo bitibeshya, ibyo ni ibitekerezo bitanga ubuzima, ibyo ni ibitekerezo by'ubwami bw'Imana, ibyo ni ibitekerezo by'ubumana. Imana ibagirire neza. Gukiranuka, ntago dukiranuka ngo tubone ijuru, dukiranuka kuko turi abakiranutse. Nafashijwe n'abantu birwa bigisha abantu bahagaze bwakanu ngo bakiranuka gato no kanini. Benshi ndabazi ntibakiranuka. Iyo ushatse gukiranuka by performance birakunanira, ariko iyo umenye ngo nje ndi umwana w'Imana, ndi umukirano. Ese abantu benshi bakora ibyaha bashaka iki? Bashaka amafaranga. Ariko twabana b'Imana tuzi ko amafaranga ari nk'inda ku mutindi. Iyo twitondeye amategeko yayo, iyo tuyamedita ku manywa na nijoro, ibitekerezo byacu bisohoka ari nk'isoko y'amafaranga, kandi dashobora guhusha ubutunzi. Ntabwo rero twakora ibyaha kuko ntacyo twirukanka inyuma, kuko byose birahari mu bwami. God bless you. Ubutumwa mwabwigishijwe nabi. I tell you, umwaraza ngo ubuntu butangaje ngo niyo wasambana ngo nta kibazo. Oya, ni ikibazo kuko nta bwami bukurimo. Unakaza ati ishyiramo imbaraga ubireke. Ntacyo nigeze nshyiramo imbaraga ngo ngireke. Nabyaho bwa kabiri, mpfana na Kristo, nzukana nawe. Imbaraga zazuye Kristo mu bapfuye zica icyaha cyari kindimo. Ntangira kwezesha umutima wanjye kumvira ukuri kuri n'ijambo ry'Imana. Yesu Kristo, numva mbaye undi, numva ntangiye kugira ibindi bitekerezo, numva ntangiye kumva ibintu ukundi. Repent birasobanura ngo metanoia, to change the way you think, to change the mind. Ubwami bw'Imana ni gukeneye ku bwonko bwawe. Amategeko y'Imana niyo ukeneye mu bwonko bwawe. Mpyise babwiye ko mukeneye Yesu ku bwonko, ariko nimba mukeneye kujya mu ijuru wenda mushyire Yesu ku bwonko. Ariko nimba mukeneye amafaranga, mushyire amategeko y'Imana mu bwonko bwanyu. Bitihise. Shenyoko, murakoze. Dusoreza aho ngaho, twarije kwatura kwizera kwacu. Ndakubwiza ukuri, ibi bintu abantu birirwa mu byumba by'amasengesho ngo bagiye kubahanuzi, ubukene bukakomeza bugatonda. Meditate the laws of God. Shout it, declare it. Atura amategeko y'Imana ku manywa na nijoro. Reka yubake ubwonko bwawe. Reka setting your reticular activating system. Naho utagira akazi, curuza ibitekerezo byawe. Naho utagira akazi, naho wagira akazi utangiriye ku rwego rwo hasi, uzabona promotion bidatinze. Imana y'amahoro ibishimire. Akira promotion mu izina rya Yesu. Akira kuba CEO mu izina rya Yesu. Akira kuzamurwa mu ntera mu izina rya Yesu. Akira kuba umuyobozi w'ikigo gishashya kivutse mu bitekerezo byawe, kubw'icubaro cy'Imana. In the mighty name of our Lord Jesus, meditate on the laws of God. Shout it every day. In mighty name of our Lord Jesus. Think, use your brain.
and always trust your thoughts. Jya uha agaciro ibintu bigusohotse mu bwonko. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyo umukiranutsi atekereza biratunganye. The thought of the righteous are right. Ibyo utekereza byakubaka inganda, ibyo utekereza byahindura ubuzima, ibyo utekereza byazana amahoro mu isi, ibyo utekereza abantu nibyo babura. Nubona isi ifite ibibazo nuko utareka ibitekerezo byawe. Nubirekura, your life will never be the same, and uzabona ubutunzi, uzubahwa kandi uzarama. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana. Amen. Amazina na Apôtre Mutabazi 0788309513. Ndakwifuriza gushaka iyo nimero ukampamagara nimba ukeneye ubujyanama n'inama, ubuzima bwaragucanze nkagufasha. Nujya kuza icyo gihe bazaba ari kumbibaho indege, nakwambia ntago uzambona. Ngo Mutabazi buriya ngo ugazi ibyanditswe by'isi yakicisha bugufi akambona, ntago nahura nawe utuye mu cyaha hafi ngeze ku rwego rwo kubibwaho indege. Ndakubwiza ukuri, profita rero ukimbona. Profita ukimbona. Nabwiye abarokore ndashaka mu kwezi kutararenga ndashaka kugura Range Rover Sport Supercharge. Hari n'ingiye ninyimara kwigura bizakugora kumbona. Rero profita we nangenda muri Supercharger umpamagare. Naho nushaka guprofita ndi kuyiparika Kanombe ntibizavamo, ntibizanacamo. Gumana n'Imana, ubwami bwawe bube ku buzima bwawe, ubwami bwawe buture mu bwonko bwawe, ubwami bw'Imana n'amategeko yabwo bube mu gutekereza kwawe, mu kwibwira kwawe, in the mighty name of our Lord Jesus. Ntuzongere kwisuzugura. The thought of the righteous are right. Nimba uri umukiranutsi ibyo utekereza byakubaka uruganda. Nimba uri umukiranutsi uri umukoresha ntago uri umukoreshwa. Ntukongere kunezezwa nuko ukora mu kazi abandi bakazamurwa mu ntera ukaguma kuri poste imwe. Nimba uri umukiranutsi ibyo bintu bikubabaze. Nimba uri umukiranutsi ibyo bintu bikurye mu bwonko. Nimba uri umukiranutsi subira ku isoko, ongera usenge, ongera ucuguse. Nababwiye ngo ongera ucuguse purpose, promises, potential, cugusa, nyeganyeza amategeko y'Imana, zunguzamo, ongera ukarage gutya, ongera ukarage gutya, karagamo ndabwamo amategeko y'Imana, karagamo iry'urukundo, karagamo mwubaha ababyeyi banyu, karagamo ntugasamane, karagamo ntukice ntukabeshye, karagamo tangira ukoresha imagination yawe, kamuramo igitekerezo sasa, kamuramo igitekerezo sasa. Ayo ni amafaranga mu izina rya Yesu. Shaka abakire ubakure ibitekerezo, amafaranga ujye kuyashakira mu bakene. Naho nuwikuba ku bakene ukamira ibitekerezo byabo ukajya gushakira amafaranga ku bakire, uzaba umupagasi kugeza upfuye. May God bless you. We are sons of God. Turabana b'Imana. Lazaki de bonetai. Mani baumugisha.